inzara inyishera igicuku umugore wanjye yagiye none ndebera ibigeze saa 8 sindarya yansize mu buriri njyamye ngo yagiye kandi ubu yabona yagiye muri yanjye rw'amadini uyu mugore abagore ubu bashaka b'iki gihe babaye utera ariko naza turabona turahanga ibeshe gusa nziza umugabo wanjye noneho yigunzera byabaye amahoro kamwegere numva umugabo wabaye unyegera iki wari uri hehe mvuye gusenga usenga wabyutse sanga ugarutse sangahe nabyutse saa 11 wagiye watetse cyangwa ni wabyekeye natetse nakuzanye kugira ngo njye mu maso gusa oya natetse nacyo none se uko wabyutse kare ugenda ukabushize saa 8 wazi ko umugabo wamushize mvuye gusenga kandi uzumva ko ibyo nagiye mari byiza bwongo nongoreka aho twiyicarira ugenda ubimbwire neza ndabikubwira mvuye gusenga nakapade babambaye n'impano ndabishira mu nda impano nziza izajya ikurura umutima ndambwira icyo mbwira mvuye gusenga raba n'impano bamaye uririmbire n'akaririmbo indirimbo ndayishira mu nda indirimbo nziza y'ibiki ijambo ry'Imana ni ibiki wabaye waretse tukajya tujya gusenga ngansengera numve tuza dusenge mwami rero turajya turagushimye tugushimye neza n'ubuntu bwatugereje ikirango cyawe watunze mwami wadufashije muri urugo rwose mwami ndi kubona umugabo wanjye yigunze adashaka ko njya gusenga ariko muri aka kanya mwami ngo wasanze nigunze si ibyaha byawe byo kwirwa mu nsengero ntazi aho wagiye ese wireka nkagusengera numvishe ariko buretse numvishe uransengera urakoze ariko ujye ugenda usenga izo mana zanyu ujye utahakana umenye ko asize umugabo mu rugo nzakubaha nk'umugabo uzajya nahakana kajya mu nzu shaka uretse ndaje ariko ndaje ubimbwire neza none umugabo wanjye ndi kubona adashaka ko njya gusenga nzabivamo ariko nzajyayo pe ndi kubona umuntu ari kujya gusenga akaba ari aruhuka umutima ukaruhuka nkumva ndafashije cyane ahubwo si uko bari gusenga sindajyayo ndajyari umugabo wanjye nzajya ndamucika nzajya ngenda mucike atabizi maze ngende mbore umugore wanjye ngeze mu nzu kumva Dani bansengera ariko ngeze mu nzu ndibaza ariko koko iyo umugore ashaka guhindukira Imana kwe kingena mu burenganzira none se uyu munsi ku rusengero hariye gahunda ko mbonye hari abantu bari kugenda biruka nk'abagenda bari gusenga no munsi ni kwisabato munsi mujye gusubirayo twagiye gutangira isabato no munsi ni kwisabato none ubwo ugiye gusubirayo ngiye gusubiraho gusenga kwisabato kamubwire rero ugende ariko nonge gutita ndagenda mbanguka kandi uzanyerera imbuto nziza suze nkaba abandi byabishishwe njya mbona ngo bagiye gusenga bagiye mu buraya bagiye gusenga ngasanga bari mu makabari kandi mwatubeshe mu mwaje gusenga no kuko bigiye umuntu uri muri Imana arasenga pe n'urugo rwe rugafashwa nibyo nacyo ubwo nyine igihe n'ikijya cyo kugenda ugenda ariko ubanguke ndabanguka kandi uze kwesha umutima wawe nanjye uzunsengera kugira ngo tuzagira iki nanjye nzaguhitsa ariko kitonde gaso kujya mu bukozi bw'Imana No, God, please, no. ubwo noneho nugenda ubanguke nta kibazo urakoze sawa ngiye gusenga ariko nubwo ngiye gusenga ngiye kubana nsaba imbabazi abonehemukiye bose kuko kujya gusenga umutima utabohotse numva ntacyo byangezaho ahubwo reka ngende njye kubanza nsaba imbabazi abonehemukiye bose nk'ubu ngubu hari umuntu nahemukiye mbere na mbere ubu ngiye kugenda musaba imbabazi ngende numva nishimye ntuje na babandi nahemukiye nkabambura amatelefone yabo nabo mbasaba imbabazi noneho ibyo bari buntegeke ndabyubahiriza kugira ngo nanjye gusenga numva nejejwe mfite umutima utuje. No, God, please, no. Imbabazi rwose rebe ko wenda no mwijura Imana yanyakira ikamfata neza ngo ndacyabarwaho urubanza rwo kuba narahemutse ariko ubu ngiye kujyana nsaba imbabazi ndebe ko urwo rubanza n'Imana yambabarira ikarunkuraho n'abantu bakankuraho uruvuga ko nabahemukiye. None se
Muraho. Uraho neza. Yego. Murakomeye. Turashima Imana. Komeze nk'umuntu wihariye sha. Ubu narihanye, ubu naje Yesu mu buzima bwanjye. Gusa bwo ikintu cya mbere na mbere ngomba kugenda. Uragenzwa n'iki se? Ndagenzwa no kuba nkusaba imbabazi kuko naraguhemukiye. Waramemukiye? Naraguhemukiye. Amemukiye utera sobanurira. Kuko ndibuka naraje ndimo kugenda mbona abantu babiri bari gusuhuzanya. None ikintu cyangenzaga nagenzwaho no kugira ngo ndeko nabona amaramuko, urabizi byisi nawe urabizi. Wa musi mbura amafaranga. Naraje rwose naragusawe nakwambuye ikofi nubwo ntacyo nakuyemo, urumva nahemukiye ubusa. Imana yambonyemo nk'umuhemu kandi nawe bifashe ko naguhemukiye. Gusa gunda gusaba imbabazi. Ariko shisha uje kunsaba imbabazi n'ukuntu wanyibye, ahubwo nakabaye nagufungishije. None wagufungishije se ubwo yabakosheje? Ntabwo abukosheje bitewe n'ukuntu naba nangize umutima wo kugaruka kugusaba imbabazi nawe wambabare. Buriya rero nta muntu wakwanga gutanga imbabazi. Imbabazi ndaziguhaye, ahubwo inama nakugira ujye mu rusengero ujye gukizwa. Urakoze rwose. Noneho rero nibyo nagusahuye nabizanye rwose. Nta kibazo rwose. Akira rwose, akira ariko umbabarire. Murakoze. Imana ishimwe kuba umbabarire ubikuye ku mutima. Imana ibarinde. Reka njye njye gusana n'abandi imbabazi rwose. Ndahemukiye abantu benshi cyane. Najya kuraba abandi bantu cyane. Uwa mbere arambabariye. Imana ishimwe rwose kuba Imana iri kungenda imbere. Ibiri kungenza nkasaba Imana ntabintunganirije. Urashima Imana. Uraho neza? Imana ishimwe rwose. Ubu nanjye nsa nk'uwaje Yesu mu buzima bwanjye. Nsa nk'uwaje Yesu mu buzima bwanjye. Buriya kuko ubundi ngewe nari mbaye nk'umuntu ugenda ndi gusahura abantu nsahura abantu. Waribaga. Nibyo bintu byari bintunze mbese. Ubu Imana yampaye imbaraga, iri mu bwenge bwo gukoresha amaboko yanjye n'imbaraga y'Imana. Ubwo rero nabaye ngombwa ko nzanje gusaba imbabazi abantu ntemukiye bose. Kandi mu bantu ntemukiye murahari. Ndashaka kugira ngo umuntu imbabazi rwose. Ahubwo tugiye gusenga. Ahubwo twe tugiye gusenga. Se wakora tukajya. Nta kibazo nibyo nabahemukiye ngo nari mbizanye. None twagenda numva mbohotse mfite umutima utuje. Kujya imbere y'Imana ufite urubanza ku mutima wumva wapi rwose ntakijya mbere. Ndimo no kugira ngo ndeko n'umubatizo ugiye kuza ejo bundi nanjye nzabatizwe, nanjye nzakirwe mu bandi bana Yesu azaba akeneye mu rugo rwe. Ubu ntabwo uzongera ubu nasezeye. Wowe se ibibaye na ngombwa nakanya nabatiza. Ngaho reka tugende. Ariko murambabariye. Turakubabariye. Noneho rero reka mbahe n'ibyo nari nabahemukiyemo. Kuko narabizirikanye. Nari maze igihe mfunzwe. Waje unabizanye. Navuyeyo mvuga ati ndihanye n'ubundi kuba ntacyo byangejeje. No, God, please, no. No, tugende gusenga. Kandi murakoze kuba mumbabariye. Tujyane gusenga. None amaraso ye, Yesu ahimbazwe.
dutangize iteraniro ryacu n'indirimbo ya 94. Unda guterana ku isabato kw'ijambo ry'Imana, teraniro ryiza ry'abigishwa undutira byose, uriro rishimwa, uriro rishimwa, teraniro ryiza ry'abigishwa undutira byose. Yesu ashimwe ahimbaze, mwicishije bugufi dusenge. Uwiteka nyagura ku ngoma, twongeye kugushima no kuguhimbaza uburyo wakomeje kubana natwe nyaguhora ku ngoma tugitangira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyagasani tugiye kumva icyigisho tugiye kubwirizwa, sabye nkomeje kugira ngo tubashe kunyurwa kandi tutaca mu gutwi ngo bihinduke mukunda, ahubwo bishinga imizi mu mitima yacu. Ibyo nibyo ngusabye nizeye izina rya Yesu, amen. Umunsi umunezero, twagize umugisha wo kugira abashyitsi, reka bahagaze tubakire. Tubakiriye ngo iki? Turabakire mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha, amen. Bazanagaruke. Twagize umugisha wo kubona abashyitsi muri aya materaniro twagize, nimba barimo baza hano imbere bakagira icyo baganiriza bene se, umwanya ni uwanyu, ni karibu. Sabato nziza, umunsi umunezero, Sabato nziza. ubu nanjye kuba ndi hano naje maramaje, nasabye imbabazi abantu hemukiye bose. Nanjye nawe ku isabato yashize twagize umugisha wo kongera guterana nawe muri aya materaniro meza twagize, reka nawe tumuha akanya tumwakire. Sabato nziza, Umunsi umunezero, umunsi w'umunezero. Sabato nziza. Nuko natinze mu rugo ntabwo byari bimeze neza, ariko nta kibazo. Ubwo ntabwo ajya nyemera kuza gusenga, ariko nasigaye ndi kubimwigisha, yabinyemerera ariko ngo njye nahakana. Icyo nabafasha rero ni ukujya munsabira akabyumva, nkajya nerana namwe. Ni nacyo cyanyerejwe rwose, mfite umugabo utazi ibyuma. Imana izagushoboza. Namwe rero ndi kubasanga mujye munsabira. Mbona musenga neza rwose nta kibazo, narabakunze rwose. Yesu naze. Uyu munsi Uwiteka Imana yashimye yuko tuganira amagambo aboneka muri Zaburi y'125 umurongo wa mbere. Haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Amena. Ni ukuvuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi utabasha kunyeganyezwa. Ni ukuvuga ngo icyo wowe mbese ubona ari nk'ikintu gikomeye mu Mana birashoboka. Nawe ufite ikibazo yuko umugabo atahinduka, twizeye yuko byose tubishobozwa n'Uwiteka uduha imbaraga. Mwabonye yuko na wa mujura yihannye yemera kubatizwa, mbese murumva hari icyananira Uwiteka? Kuko byose tubishobozwa nawe uduha iki? Imbaraga. Rero ntabwo dukwiriye kwiganyira ngo ejo turarya iki, turambara iki, kandi dufite Imana itureberera. Iyambika uburabyo yananirwa kwambika mbese umwana w'umuntu yaremye. Uwiteka Imana rero ndagira ngo adushoboze, atubashishe, kandi abamwiringiye nzi neza ko ntacyo bazabura. Ibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Aje wahaguruke dusoze n'indirimbo ya 91. Wicogora muri iki gihe amaso nimeruka, rinda udatsindwa n'iby'isi, mu Kristo jya usaba, uzuka umubiri uremba, kandi umwanzi arakaze, utegereze nyir'ubukwe,
turagushimiye neza yawe n'urukundo wari utugirira singera amena Uwiteka Mana today tukweretse iteraniro ryiza twagize uyu munsi data tukweretse abashyitsi batugendereye turakwinginze kugira ngo ubafashe n'utandi bazagaruka dushimira urukundo amena kandi tukweretse n'abandi babashije kwihana kugira ngo tuzakomezanye nabo umurimo Uwiteka Mana uzaduhamagara twese tuzitabekarana mu mugambi wawe amena data dushoje iteraniro ukomeze kuturinda amena kandi ko tugiye gusoza dutaha wacu amen